nta soni ifite zo kuvuga ko ndi indaya ya Yesu, nta soni ifite zo kuvuga ko Yesu yanteye inda. Nk'umuhanuzi w'Imana umucamanza nadategeka mu kanya ko bampora iki arekuwe. Sinzi ko muri iki gihugu, I don't know if in this country hari umuhanuzi unduta. Bahanuye ibinyoma bikomeye bituma batakarizwa icyizere n'abapasiteri cyangwa se bavuga butumwa batanu biswe abanyabinyoma mu Rwanda kubera gutangaza ibyafashwe nk'ibinyoma. Turabasuhuje inshuti bakuzi bacu muri hatandukanye, reka tubahe ikaze. Imana y'amahoro n'imigisha yayo bibabeho umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Reka rero tubahe ikaze, tugiye kubagezaho amakuru yivugwa muri gospel, aho tugiye kugaruka ku binyoma bamwe mu bakozi b'Imana cyangwa se abavugabutumwa babashije gutangaza mu ruhame, bikarangira bigaragaye ko bishobora kuba byari ibinyoma. Hanyuma rero bikaba byatumye bamwe muri bo batakariza icyizere. Ibyo ni bijyagiye bivuga mu ivugabutumwa mu buryo butandukanye. Impamvu tatubigaruye akenshi aba ari kugira ngo abantu barusheho kwigengesera mu byo bavuga no mu byo bavuga bakora mu buryo bw'umurimo w'Imana, kugira ngo badashyira urubanza cyangwa se igitutsi ku murimo w'Imana binyuze mu kuba bavuga ibintu badahamanya n'umwuka neza ko wenda ari bo bababwiye, ariko nanone baba bahamanya n'umwuka neza ko ari bo babategetse kubikora. Nyine ntibabangamirwe no kuba baseba cyangwa se abantu babona ko basebye cyangwa se basebeje umurimo w'Imana, kubera ko Imana nyine iriburanira. Hari igihe nyine uvuga ikintu cyangwa ukora ikintu Imana ikikubwiye, ariko kubera ko kiri kure y'imyumvire y'abantu babyumvise bakagifata nk'ikintu kidasanzwe cyangwa se bakaba bagutera amabuye, ariko mu by'ukuri ari ukuri wahawe n'Imana, ari ukuri kwa nyako. Icyo gihe rero wowe n'umutima wawe n'Imana yawe nimwe mubizi mubyemeranya, abandi bo nyine bagutera amabuye batayagutera, ugomba kubyakira nyine ukabihorera, ariko wowe ubuze icyo wakoze. Ariko nanone niba ubivuze kubwirari cyangwa se kubw'umutima w'ubwibone wifitiye, ubwo nanone nyine ingaruka zikugarukaho, Imana nayo ikakwitatsa cyangwa se Imana ntibigushyigikiye nyine muri ibyo ngibyo. Ubwo ni urugamba rw'umwuka nyine rurwanwa n'abanyamwuka. Ariko reka twe tugiye kugaruka kuri ibyo binyoma byagiye bitangazwa cyangwa se byafashwe nk'ibinyoma byatangajwe n'abavugabutumwa cyangwa abakozi b'Imana, y'abapasiteri cyangwa n'andi bavugabutumwa batandukanye. Reka rero tutabatindiye twinjire mu kiganiro tubagezaho ubu rutonde, tunabibutsa gatoya ibyo ari byo. Mu gihe rero ubu Kristo bumaze kugera henshi ku isi, ndetse benshi bakemera ko turi mu bihe bya nyuma, mu bihe nk'ibi ngibi aho benshi bakomeje kwiyita abahanuzi batumwe n'Imana. No mu Rwanda hari abapasiteri cyangwa abavugabutumwa bagiye bahanura ibyafashwe na benshi nk'ibinyoma. Hanyuma rero umwanditsi w'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ubwo yagarukaga ku byerekeye kurimbuka cyangwa se kurimbuka kwa Yeruzalemu no kugaruka kwa Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo, mu gice cya 24 umurongo wa 11 agira ati, n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Ibi byongeye rero kubishimangira cyangwa se gushimangirwa ku murongo wa 24 aterura agira ati, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Urumva ko bazagerageza kuyobya abantu benshi, by'umwihariko abantu batoranijwe cyangwa se abemera Imana by'ukuri niba bishoboka. Nyine bazagerageza ibishoboka barebe ko babasha kugusha abantu nyine bemera Imana by'ukuri, ngo barebe ko babishobora. Ijambo ry'Imana ryandika rero bigaragaza ko bisa n'ibidashoboka kugusha intore z'Imana, ariko nyine aba bahanuzi b'ibinyoma bazagerageza ku buryo bashoboye kose, ku buryo bagusha n'abo bantu nyine b'intore z'Imana cyangwa se abatoranijwe n'Imana mu buryo busobanutse. Hanyuma rero aya magambo ashimangira ko ibyanditswe bigenda bisohora, ari byo byatumye uyu munsi ikinyamakuru Gospel Today News dukesha ino nkuru kigaruka ku bavugabutumwa n'abapasiteri bagiye bahanura, ariko ubuhanuzi bwabo ntibusohore, bigatuma bamwe batakarizwa icyizere. Nimero ya mbere rero nta wundi ni Pastor Claude Niyonzima. Uyu ni umupasiteri wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane mu buhanuzi yavuze ku byerekeye Edouard Bamporiki, aho yatangaje ko atazafungwa. Bamporiki nk'umuhanuzi w'Imana umucamanza nadategeka mu kanya ko Bamporiki arekuwe
asubikiwe igihano nemeye nka pasitoro mutaranambaza ndahita niyambura umwambaro w'ubupasitoro njye gucuruza akabari n'amacumbi bampora iki nk'umuhanuzi w'Imana umucamanza nadategeka mu kanya ko bampora iki arekuwe asubikiwe igihano nemeye nka pasitoro mutaranambaza ndahita niyambura umwambaro w'ubupasitoro njye gucuruza akabari n'amacumbi bampora iki nk'umuhanuzi masitazi mu mitwe yabo perezida w'urukiko yari yicayeho yicaranye n'abandi bagabo batatu ikimenyetso baza wumva ikimenyetso bampora iki ntabwo yagiye mageragere icyo nicyo cyane kuko Imana yambwiye oya igikuru itariki 23 hanyuma se yasubikirwa none se kudasubikirwa ni kimwe none se ubushizeho bari bavuze ko azajya mageragere ngo bamukatira imyaka 4 bakizemo ijambo mageragere itegeko ntiweza ariko sandi gusa biza kurangira akatiwe igifungo cy'imyaka 5 muri gereza yamazemo umwaka n'amezi 9 nyuma akaza guhabwa imbabazi na perezida wa repubulika. Ibi rero nyine ni ibyo uyu mupasiteri Claude ni uwita umupasiteri ku mbuga nkoranyambaga kuko nta torero rizwi ashumbye, ariko nyine ku mbuga nkoranyambaga arabyita, gusa nyine imvugo ze zigaragaza ko atari umupasiteri wa nyawe ukurikije uburyo abyitwaramo, cyangwa se akaba ari umupasiteri wavangiwe niba ari nawe koko, dushingiye nyine ku mbuto yera cyangwa se amagambo avuga. Ntago abantu benshi ntago bamugirira icyizere, ariko kandi nyine ntago bamugirira icyizere bumvikana. Hanyuma rero ubwo yabazwaga n'itangazamakuru ku buhanuzi bwe, yumvikanye avuga ko isezerano ry'Imana niridasohora azahita ajya gucuruza akabari n'amaroji y'indaya. Ati umucamanza nadategeka ko bampora iki arekuwe, ndahita niyambura umwambaro w'ubupasitoro njye gucuruza akabari n'amacumbi y'indaya, icyo gihe naba ntaratumwe n'Imana. Nyuma y'uko rero bampora iki akatiwe ndetse urukiko rugategeka ko ajyanwe mageragere, amagambo ye yatangiye gufatwa nk'ibinyoma. Bibiliya yo iravuga iti umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka hanyuma icyo yavuze ntikibe, uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira, ntimuzamutinye cyangwa se ntimuzamwemere. Aya ni amagambo nyine niko Bibiliya ivuga. Ibyo rero ni bimwe mu bintu byagaragaye bitungura benshi ndetse bigayisha umurimo w'Imana ku bari batangiye kwizera ko badashobora kuba avuga ukuri. Hanyuma dukomeze. Uwa kabiri ni Dr. Apotre Paul Gitwaza Muhirwa. Uyu ni umuyobozi wa Zion Temple cyangwa se Authentic Ministry. Apotre Paul Gitwaza arazwi mu Rwanda no mu mahanga, aho ariko muri za 2015 ubwo yari mu rusengero rwe rwa Zion Temple Gatenga, yavuze ko umwana we azaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi yabivuze ubwo yemezaga ko azi icyo Imana yavuze ku bana bose, maze avuga ko umuhungu we wa mbere azaba umuhanuzi ukomeye ku isi, uwa kabiri akazaba umuganga ukomeye ku isi, naho uwa gatatu akazaba perezida wa Amerika. Ubwo rero Barack Obama yatorwaga kuba perezida wa Amerika, Gitwaza yavuze ko yababajwe n'uko Obama yari agiye mu mwanya w'umuhungu we, ari nabyo byatumye benshi bibaza ku buhanuzi bwe. Biduteye kabiri mu 2018 Apotre Gitwaza yumvikanye nanone asa nk'uwishongora, ubusanzwe bidakunze kuranga abavugabutumwa bwiza. Bakwiye gufata urugero kuri Yesu Kristo cyangwa se Yesu Kristo wakoraga maze amahanga agakangarana kubera ibikorwa bye aho kuba amagambo gusa. Ibyo avuga nyine bikajya no mu bikorwa abantu bakabibona. Yagize ati ikindi ntabwo mbirataho. I don't want to boast before you. Muri iki gihugu, I don't know if in this country hari umuhanuzi unduta. There is a prophet greater than me. Ibi mbabwiye si ukwirata. I am not boasting. Kandi Imana ibimbabarire. And may God forgive me. Niba hari akantu ko kwirata kandi. If that is a sign of sinzi ko muri iki gihugu. I don't know if in this country. Muri Africa. In Africa. Mufite umuhanuzi umeze nka. If you have a prophet like me. Birashoboka ko aza. Aha nyine yisigarijemo akantu ko kuba ko nyine abisaba imbabazi niba abivuze bisa n'uwirata, nko kwisegura nyine ku bantu kugira ngo wenda udataha imvugo y'uko wenda yirasi cyangwa yakabije kwiyemera. Ibi rero byateje impaka zikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko ubuhanuzi bwe busa
utarasohoye kugera na n'ubu. Abasesenguzi rero bavuze ko ayo magambo atajyanye n'umuco wo kwiyoroshya aranga cyangwa se akwiye kuranga umwigishwa wa Yezu Kristo cyangwa Yesu Kristo, kubera yuko kwihamya ntabwo nyine ari ibintu bikwiriye. Na Yesu mwibuka ko babigeze gushaka bimuziza, kandi we nyine yari Yesu nyine umwana w'Imana, nk'uko yagiye abigaragaza mu bimenyetso n'ibitangaza bitandukanye, kandi ibyo yavuze nta kitarasohoye. Ariko kandi n'abandi bakwiye gufatiraho urugero nyine bakiyoroshya. Hanyuma rero wa gatatu ni uwiyise indaya ya Yesu. Uyu mugore rero yateje impaka zikomeye cyane mu mpera za 2025, aho yavuze amagambo atangaje agira ati, nta soni ifite zo kuvuga ko ndi indaya ya Yesu, nta soni ifite zo kuvuga ko Yesu yanteye inda, kandi igihe nikigera Yesu azanshyira ku mugaragaro, agenda asaba iwacu, namara kunsaba iwacu agende mu rusengero dusezerane. Uyu kandi yongeye kumvikana yivugira ko ari guhanura ko uwitwa Uwera Sharon uzwi ku mbuga nkoranyambaga nka Jackie azakira uburwayi bwari bumaze iminsi bumwibasiye. Ubwo buhanuzi bwe yavuze ko azakira ku itariki 29 Ugushyingo 2025, ndetse ko nakira nta munyamakuru uzongera kumushigera ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu myidagaduro. Ibi rero byatumye abantu benshi bibaza ukuri kw'amagambo ye no ku murongo w'ubuhanuzi bwe. Ibyo rero n'ubundi nk'uko mubizi, Jackie n'uyu munsi acyari ku mbuga nkoranyambaga. Uburwayi bwe bushobora kuba bwarakize, ariko nyine ari ku mbuga nkoranyambaga, abamukurikira cyangwa se bakunda kubikurikirana barabizi. Hanyuma rero dukomeje, undi wa kane ni Prophet Prince Ruzindana. Uyu Prince Ruzindana Prophet ubwo n'umuhanuzi nyine muri 2016, ubwo yari amaze kwimikwa ku mugaragaro nk'umuhanuzi, yavuze ko mu myaka 5 u Rwanda ruzaba ruri mu bihugu 5 bikize ku isi uhereye ubwo yabivugiraga. Prophet Prince Ruzindana asanzwe ari umukuru w'itorero Jesus is Coming mu Rwanda. Tutabashe kumenya neza niba iri torero rigikorera mu Rwanda. Imivugabutumwa rero yabigarutseho nyuma ya gato y'umuhango wabereye muri Serena Hotel kumwimika nk'umuhanuzi w'ukuri. Ni umuhango wayobowe na Rwandamura Charles. Mu magambo rero ye yarateruye ati, mu myaka 5 2021 cyangwa 2021 u Rwanda ruzaba ruri mu bihugu bikize cyane ku isi. Benshi mu bayobozi bakomeye ku isi bazaba batuye mu Rwanda. Yashimangiye ko nta kabuza bigomba gusohora kuko yabibwiwe n'Imana kandi ikaba itajya. Kuri ubu ubuhanuzi bwamaze kuba ikinyoma, kuko kugeza ubu banki y'isi igaragaza ko u Rwanda rutari no mu bihugu byibuze 20 bikize muri Afurika yonyine. Mu bihugu 20, mu bihugu 42 ngahe bigize Afurika, ntabwo byibuze u Rwanda ruri mu bihugu 20 bikize. Bisobanuye ko rero nyine ibi ngibi bidashoboka, ndetse nta n'abantu bakomeye bazwi batuye mu Rwanda. Abahatuye wenda n'abakomoka kuri abo bakomeye, ariko abakomeye bo ubwabo wenda u Rwanda barutemberamo ariko ntabwo barubamo. Ibi rero byateye abantu kwibaza ku buhanuzi bwe, ndetse banibaza icyatumye abivuga abeshya ko ari ubuhanuzi. Undi nanone ni uwo bita Revera Alphonse Kavamahanga. Nawe mu mwaka wa 2016 yahanuye ko mu myaka 10 azaba ari mu bapasiteri bakomeye ku isi. Uyu muyobozi w'itorero UDPR rigizwe hanini n'abakristo benshi biyomoye kuri itorero ADPR, kuri ubu ubuhanuzi bwe bufatwa nk'ikinyoma, kuko ubu binagoye kuvuga abapasiteri mu Rwanda ngo izina rye rihite riza mu mitwe ya benshi, nk'uko wenda wakumva Pastor Antoine Rutayisire n'abandi batanu, Pastor wenda Ndayizeye Isayi umuyobozi wa ADPR, Wambaje Emmanuel, hari n'abandi bapasiteri benshi bazwi abo mu matorero atandukanye, ku buryo ku mbuga nkoranyambaga baba bazwi. Ariko uyu nguyu nanjye uri gusoma inkuru ntabwo nsanzwe muzi. Bivuze ngo rero ntabwo ukurikije imyaka ishize yabivuze, imyaka nyine yararenze yatangaje. Ubwo rero kugeza ubu niba ataraza muri abo ngabo 10,
na mu myaka 10 nako ataramenyekana ku rwego tuba tumuzi, bisobanuye ko nyine ubuhanuzi bwamaze kuhinduka ibinyoma. Nubwo rero hari benshi bamushyigikiye ubwo bivugaga, abandi bavuga ko hari ubuhanuzi butigeze busohora. Muri 2016 nibwo ikinyamakuru Nyarwanda cyanditse ko Revera Alphonse yatangaje ko Imana yamuhaye ubuhanuzi buvuga ko mu myaka 10 iri imbere azaba ari mu pasiteri 10 bakomeye ku isi. Urumva ni ku isi nyine. No mu Rwanda uyu munsi noneho ntabwo tumuzi cyangwa benshi ntibamuzi. Mu gusoza rero, amagambo yo muri Matayo 7 umurongo wa 7 aributsa abakristo kwitondera abita abahanuzi baza bitwaje cyangwa baza bitwaje izina rya Yesu bagahanura ibinyoma. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Yesu ubwe yibwira intumwa ze ati, ni muwe maso ntumwa zanjye hatazagira ubayobya, kuko hazaduka bitwaje izina ryanjye. Ibi rero bikomeje kuba isomo rikomeye kubemera bose, ribasaba rero gushishoza no gupima amagambo yose bavuga ko aturuka ku Mana, bityo bakamenya icyo bahitamo. Nkuko nshuti bakunzi bacu tukunda kubibabwira cyangwa se ijambo ry'Imana rinabivuga, ngabahanuzi cyangwa se abavuga Imana cyangwa abavuga izina rya Yesu, abantu bazajya bamenyera ku mbuto bera. Iyo ugisha ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, yego ushaka kubivuga neza kuko uri intyoza mu kuvuga, ariko ibikorwa byawe bya buri munsi, abo mubana ba buri munsi, abo mubana mu buzima bwa buri munsi, ndetse n'ibikorwa ukora bya buri munsi bizagenda bisobanura neza uwo uri we wanyawe. Kuko ubutumwa bwiza umuntu bufite arigengesera, ariyoroshya, akavuga amagambo adakomeretsa abandi, akavuga amagambo atarimo kwibona no kwihenura, akavuga amagambo yururutse imitima, yanacikwa akiyoroshya agasaba imbabazi. Ibyo rero nibyo biranga umukristo nyawe cyangwa se umuntu witirijwe izina rya Yesu cyangwa Yezu. Bivuze ngo rero abantu babivuga gutyo bahanura, mujye mucunga neza imbuto zabo. Kandi none ijambo ry'Imana rivuga ngo niba abantu bahanuye, ni nacyo cyatumye ne tubigarukaho. Ubuhanuzi nyine niba umuntu naguhanurira ikintu ukumva uragishidikanyaho, si ngombwa ko umugisha impaka, mwihorere ugitegereze. Gusa wenda hari ubuhanura ibintu nyine bisaba akubwira ngo kora iki ngiki, aho ngaho nyine biba bigoye cyane, bisaba kubanza gusenga Imana ikaguha irindi hishurirwa cyangwa se ikabikwemeza neza. Kubera ko Imana nyine iyo ibizi neza ko ari ibivuze, ugatitiriza ushaka kumenya niba kuko ari bya byanyabyo, ifite inzira nyinshi icishamo kugira ngo ibikwemeze bya nyabyo. Iyo ushatse usaba n'ikimenyetso, Imana irakiguha. Umuntu aza ahubwo ati, gurisha inzu yawe mu myaka 2 imbere izahirima, kandi nuyigumamo izaguhirimira upfe. Niko Imana imbwiye. Uru ni urugero ntanze. Urumva ko ari gusaka kugurisha inzu, kandi wenda niyo wabagamo, niyo wari wishingikirijeho nk'ahantu utuye udakodesha, none ahubwo ngo yigurishe. Numva ni ikibazo gikomeye, biragusaba gufata umwanzuro ukomeye, wahindura ubuzima bwawe kandi mu buryo butari bwiza. Urumva ugurisha ukajya gukodesha, urumva ubukode sinzi aho uzajya ubukura, cyangwa niyo waba ubufite urumva ni indi sharije kujeho utari wateganyije. Rero icyo gihe bisaba ngo nawe ufate igihe cyawe, usenga Imana, wisabe ikimenyetso cyawe bwite, noneho utegereze Imana. Niba ari Imana kuko yabikubwiye kandi ikaba yari guhaye umuburo, n'ubundi nta kabuza iraguha umuburo, iraza kuguha ikimenyetso n'ubundi. Kuko Imana iradukunda, itwifuriza ibyiza. Niba yakuburiye irashaka ko ukira. Ubwo rero niba nawe uyiciriye bugufi ukayisaba kugira ngo iguhamirize, irabikora. Bisaba nyine gufata uwo mwanya nyine ukayegera, kuko ni ikintu cyo gikomeye. Rero iyo utayegereye ugahita uvuga ngo ni umuhanuzi ubivuze, kuko wenda usanzwe umuzi ubuhamya bwiza, cyangwa se wenda hari uwo kwemeje ko ari umuhanuzi koko, cyangwa se nawe utinya ubuhanuzi cyangwa utinya umuntu uvuga muri ubwo buryo, birangira nyine ubikoze
ejo ugatangira guhangayika, wamara guhura n'ibibazo ugatangira kwibaza ese ni Imana yabivuze, ni umuntu wambeshyaga, cyangwa se wenda kera wamenya ko yarakubeshyaga ukababara cyane, kandi nyine inzu iba yaragiye nta kindi wakora. Kuzongera kubaka indi nyine n'indi process nk'uko wakoze kugira ngo iyo ngiyo uyigereho. Niyo mpamvu rero bakristo bene data, inshuti bavandimwe, abamenye Imana batarayimenya, dukwiye kwegera Imana kurushaho kugira ngo tubane amakuru yacu n'Imana. Abantu yego yatuma abantu, Imana ituma abantu, ariko iragutumaho wowe urinde, usanzwe urinde, ubanye nayo uti. Byaba byiza rero ufite ukuntu ubanye nayo kugira ngo nawe ubwawe wivugane nayo, cyangwa se uyisabe ikimenyetso, cyangwa usome ijambo ry'Imana usobanukirwe neza uburyo watahura abahanuzi b'ibinyoma. Rero ubuhanuzi nta kindi, iyo atari bigusaba kugira icyo ukora ako kanya, uraburindira, niko ijambo ry'Imana rivuga. Igihe niba wavuze imyaka 10 ugategereza imyaka 10 yagera ukareba ko bya bintu byari byo. Ariko iyo ari cyo agusaba gukora ako kanya, bigusa no gufata kugira icyo ukora, ukegera Imana ukayibaza kugira ngo umekinge sure ko ibyo bintu ari Imana yabivuze, cyangwa se ari amarangamutima y'uwakubwiye ko ari umuhanuzi. Inshuti bakunzi bacu rero, ndibwira yuko umuntu wakurikiye akagera aha ngaha tugeze hari ikintu yungutse. Ntimukagendere mu kigare, kandi kuba umuntu afite ubwamamare runaka yahawe binyuze mu ijambo ry'Imana cyangwa mu butumwa yigisha anyuze muri Bibiliya, ntabwo bisobanuye ko ari umuntu w'Imana, ntabwo bisobanuye ko ari umuntu Imana yemera, kuko Satani nawe arakora kandi akoresha imbaraga afite, nawe ubasha gukora ibitangaza n'ibimenyetso, yanaguhanura n'ibintu bikaba yewe. Ntabwo rero kuba umuntu aguhanurira bikaba bivuze ko ari Imana, na Satani yabikora kandi bikaba. Igikomeye ni ukumenya Imana ugakizwa. Icya kabiri ni ukumenya ijambo ryayo, kuko niko kuri kutavangiye. Ubuhanuzi bwo bwaza cyangwa ntibuze, ariko ijambo ry'Imana kuri kutavangiye. Iyo riri muri wowe utaribwirwa gusa nawe uryisomera, ntabwo umuntu yazanga kubeshya kurindagize byoroshye. Haleluya. Reka mbashimire rero ko mwabanye natwe. Ni ijambo ry'Imana twabagezagaho, ariko nyine dushingiye ku bintu abantu bagiye bavuga nk'ubuhanuzi bikarangira bigaragara ko byari ibinyoma cyangwa se bidashoboka. Ubwo rero namwe hari icyo mushaka gukuramo, muri comment mwabyandika cyangwa se mukabigira impamba. Reka mbashimire, ngende mpore bikenewe, kandi subscribe udushyigikire mu buryo butandukanye. Nimero zacu niba ari ngombwa ujye muri comment uzidusabe twazibaha, kugira ngo nuba ari ubufasha butandukanye tubahereze. Hari abantu baba barashutswe, hari abantu batazi ijambo ry'Imana ariko bifuza kumenya Imana biruseho, abantu twabafasha mu buryo butandukanye. Ariko abantu bafasha abantu ni benshi kandi bafite intego zitandukanye, ariko ikintu cya mbere ijambo ry'Imana kuko rihari, ufashe umwanya ukaryisomera wowe udategereje ko umuntu runaka agufasha, yaba ari njye cyangwa undi wese. Ijambo bwaryo urisomye ukaryitaho ukafata umwanya, Imana yagenda ikwihishurira. Ariko nyine n'abantu hari abafasha, ariko ikibazo nuko bakunda kuvanga irondo ryivanze n'ibisambo. Nta kundi nyine niko isi imeze. Abantu benshi bashaka Imana kandi ntibayizi, kandi abantu benshi bashaka kurya amaramuko, bityo rero bazifashisha ko bazi aho Imana iri, barindagiza nyine abantu batarayimenya. Reka mbashimire ko mwabanye natwe, Imana ibahe umugisha.